Ese wajyaga wibaza kuki imihigo yawe myiza yose ipfa itarasohora? Ikibazo ntabwo ari uko udafite imbaraga, ahubwo ni uko utariga ibanga ryo guceceka. Ingwe ntabwo itaka iyo igiye guhiga, ahubwo igendera munsi y'ibyatsi mu mutuzo ukomeye cyane. Uyu munsi ugiye kumenya kuki kugaragaza imihigo yawe imbere y'abantu bose ari byo bituma utazigera uyigeraho. Ingwe ni inyamaswa igira ibanga rikomeye, stealth. Iyo yabonye umuhigo ntabwo imenyesha ishyamba ryose ko igiye kurya. Ihitamo gutuza, ikagenda bucece, ikitonda kugeza ubwo iba iri hafi y'umuhigo ku buryo bitagishoboka ko uyicika. Abantu benshi bafite indwara yo kuvuga imishinga yabo itaravuka. Uvuga imishinga yawe itaraba impamo, maze imbaraga energy wakoresheje uyikora ikaba ipfuye ubusa mu magambo. Discipline nyakuri ni ukugira umutima utuje, ugakora ibintu mu muhezo, maze ibyagezweho bikaba ari byo ubivuga. Isomo ryawe uyu munsi: fata umushinga umwe cyangwa igitekerezo kimwe ufite uyu munsi, maze ucyandike mu gatabo kawe, ariko wirinde kubibwira umuntu n'umwe. Guma mu mutuzo nk'ingwe, ukore kuri icyo kintu uyu munsi mu muhezo. Uzaba utunguwe n'uburyo imbaraga zo guceceka zigiye kuguha umuvuduko mu ntego zawe. Ese ufite ubutwari bwo guceceka kugeza utsinze? Niba wiyemeje kugira ibanga nk'iry'ingwe uyu munsi, andika "niteguye" mu bitekerezo. Urugendo ruracyakomeza, jya uzinduka uyobore umunsi wawe.